Mvubu manuka simanutse. Mvubu manuka simanutse. Nubundi wakihiriye ngo utakihiriye ngiye uzabimburamuka kandi nabwo wabinka ukabira Kimarara ariko ngiye rwotsa harabura gato ngo ndekere kujyanirwa inyuma ya zirya hene wambonana cecekaho arya warakirirwa inyawuzana twabugusa cyawe warabiretse wamaze kuba umuntu suwe mbega ishami manirarema agishami niba ari gerevariya niba ari intorose niba ari isipure niba ari reboyo Kimarara ibyo nabonye nawe wabibonye Mbona kise ko ntacyo mbona. mbasha wabona ute se ntabwo uri kumubona Jesus is Lord. nawe yabona Imana ubu yavuye iki kugira ngo utazazibona ibyiza bitatse u Rwanda sha rero maze bakavuga ibigoramye imihoro ikarasa Amukingo ako karimi kari kukose ko nyingo zuziko mu masegonda 5 waba ukabuze. babarira nibeshye Ushobora kwibeshya nkakagata nanje. oya nakiza wabukota Jesus is Lord. Mama kongwa soambwiraga rero. ngisha wakijya baswa izina ni ry'umuntu uri mvubu koko Uwo mukobwa wavugaga ari hehe? reba neza Awana uriya ntago ari ku rwego rwacu ahubwo twikomereze urabona wamuhagarika ukamubwira iki yakumva iki saho. Jesus is Lord. Habari gani mademoiselle, je suis imvubu icyamamare muri quartier amahuhwezi tubafashe iki? None signorita. moi je suis rwotsa sore muremure muri quartier umucunguzi wa maweza ufashe ikimetrese yabaye ngaro ndumiwe Kimarara gusa nyine mva murakoze ko nyibwira cecekaho none se najyamba baze nyine nanjye muri zino nce ariko sinzi nimba mwamuhazi siko y'umukobwa sita arereka mubwire ari Imana yagize urya igutongera urutoki ati rwotsa namvubu Imana navuze ati mwana wanjye bagane baragugeza aho ushaka gira tute inaho uko tuhazi niko batuzi ni ahantu ku mukecuru w'imyaka 70 utuye muri zino nce N'abakecuru bose batuye muri izi quartier. Nje kubatwara. Bibuka Yesu abwira Zakayo ati Zakayo manuka Ndabyibuka. nawe mvubu rekura ko yakubwira umukecuru yakubwira abakecuru we nta kintu ukemerewe kuvuga ukireshyuka Data bibi si umukecuru ufite inkovu mu gahanga yewe nta nkovu afite niba adayifite mu gahanga ariko ayifite no munsi y'ikirenge nta nkovu afite yewe inkovu cecekaho Jesus is bakora amakanya ute ko uwo mukecuru nta nkovu afite erega ndamuzi yewe Kimarara nta nkovu afite kandi abantu muraruhanye Ariko wakibura buryo we umukecuru w'inkovu niwe bari kutubaza wambesire we. mvubu kuva ryari ureshya gutya Nibavuze ko mbese nk'uko ubwenge bwanjye bungana Kimarara tugende ngiye ngerekera aho uwo mukecuru ari kugeza akakanya. okay kanonge mu rya Yesu mvubu manuka Simanutse. mvubu manuka Simanutse. abantu nk'aba bumbishwa n'imigeri nkumanure cecekaho nkumanure Simanutse. nkumanure Simanutse. uramanuka Kabi simanuka ndakamubwa. kandi uramanuka Ntago manuka pe. ibigenda biharambiwe ndambuye n'amagambo yanyu muranyumva neza Kimarara mwa basore Tari wowe. ndambuwe urwenya rwanyu Urwenya. sinshaka yuko noneho umunandangira aho nababwiye hose muhihore ndahijyana muranyumva neza umva reka ngene nigendera ibintu byanyu ndabihaza Niwo mwanzuro ndabirambe ufashe. niyo mwanzuro ngiye kuyishaka witeguye kuyoba hagarara reka abantu Rwanda ni mwumva uragenda ashisha utabona ntuza ahantu ujya ariko se turahakugeza oroshya ariko we urana Reka tuhakwereke. ako se no numva umuntu arwatsa barasaze sigaye bafata umukobwa abandi ku gasozi Jesus is Lord.
Yo, muraho. Amazina yanjye bita Salam. Tukaba tubasaba ko mwagwa like and share, subscribe. Yaba ari inkunga ikomeye cyane ku bafana bacu. Murakoze. Hola hola, amazina yanjye banyita Iradukunda Elisa, nkaba nakinnye nitwa Mvubu. Ushaka gukurikirana ibihangano byacu yakanda kuri channel yitwa Grace 23 TV. Sawa, murakoze. Peace and love. Muraho, amakuru yanyu. Moi je suis Foraninde Gotsa. Gira uti Gotsa. Kanda subscribe. And so on someone.